tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza inshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye uburyo Yohana yashimiye Gayo cyane kuko yamwumviseho ubuhamya bwiza buvuga ko yakira neza abigisha b'ukuri b'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uburyo Diyoterefe yari umuntu ukunda icyubahiro no gutegeka ndetse akanga kwakira abavugabutumwa boherezwaga na Yohana, bitandukanye n'uko Gayo yari ameze. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Imana iguhe umugisha kugera aho utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo waho wa 7 haravuga ngo kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu ari ntacyo batse abanyamahanga. Yohana yandikiye Gayo amubwira ngo aba bene data bagiye mu ivugabutumwa bizera umwami maze nawe urabakira. Nabukuri kandi nicyo cyatumye ubakira. Mu by'ukuri aba bavugabutumwa ba kera baritanze cyane kuko ntibakoze umurimo basaba imishahara. Nta gihembo na kimwe babonaga, ahubwo bakoze umurimo bizera umwami maze amarembo arabafungukira. Aho bageraga hose bakakirwa neza. Birumvikana ko hari abashoboraga kubakira abandi ntibabakire. Yohana yaranditse ngo ari ntacyo batse abanyamahanga. Nshuti yanjye, ubu ni ubundi buryo ushobora gusuzumamo umwigisha w'ukuri n'umwigisha utari uw'ukuri. Mbese ubwo ntiwaba uri gufasha abantu bagamije izindi nyungu zabo zo kwiteza imbere, cyangwa uri gufasha umurimo w'Imana ugamije gufasha abatishoboye? Yohana yavuze ko ababigisha b'ukuri b'ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe batse abanyamahanga cyangwa se abatizera. Mu yandi magambo, mu biganiro byacu bitambuka kuri radiyo tujya dukunda gusaba inkunga, ariko ndakubwiza ukuri ko nta nkunga dukeneye abatizera, ahubwo icyo tubakeneyeho gusa ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana. Twizera ko utizera ashobora kumva ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri Imana ntishobora guha umugisha umurimo utizera yatanzemo inkunga. Twizera ibyanditswe gusa kuko ari byo bikangurira abizeye kugira icyo batanze. Uko niko n'aba bavugabutumwa b'ukuri bagendaga mu ivugabutumwa ntihagire icyo basaba abanyamahanga, ntacyo basabaga abatizera. Ndabizi ko muri kano kanya hari uwakumva ibyo ndi kuvuga maze akabihakana yivuye inyuma, ariko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko nta hantu na hamwe ibyanditswe bivuga ko abatizera bagomba gutera inkunga umurimo w'Imana. Mu butayu tuzi ko isanduku y'Uwiteka yaterurwaga ku ntugu z'abatambyi. Abisirayeli ntibari no gutinyuka kuyishyira ku igare ry'ifarashi kuko Imana yari yaravuze ko abatambyi ari bo bazajya bayikorera ku ntugu zabo. Kandi abatambyi b'Imana uyu munsi ni abayizera bose. Buri mwizera wese ni umutambyi. Nicyo gituma uyu munsi jye nawe
tugomba kwikorera umwami Yesu Kristo tukamugeza mu isi yose. Nuko rero ntabwo dusaba abatizera gutanga, ahubwo dusaba abizera ngo abe ari bo batanga, cyane cyane b'Abakristo batizera gusa Kristo ngo birangiriraho, ahubwo banizera ko dukwiye kwamamaza ijambo ry'Imana. Reka mvuge nanone ko tutanakora amakosa mu gusaba inkunga abizera, kuko tuzi neza ko ari bwo buryo nyine bwo kwikorera umurimo w'umwami Yesu. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 8 haravuga ngo, nicyo gituma dukwiriye kwakira neza abameze batyo, kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Mu yandi magambo, mu kwakira abigisha b'ukuri mu ngo zacu, tubafasha kandi tubashyigikira, bituma dufatanya nabo mu gukorera ukuri. Mu rwandiko rwa kabiri, Yohana yahanuye wa mugore watoranyijwe ngo ye kwakira abigisha b'ibinyoma, kuko kubikora yaba afatanyije nabo mu mirimo yabo mibi. Amagambo Yohana yabwiye uyu mugore ashobora gutuma bamwe bibeshya maze bakanga no kwakira abigisha b'ukuri. Nyamara Yohana yatangaga inama nziza ko dukwiye gusuzuma neza abatugana hato tutakira abigisha b'ibinyoma. Yohana asa n'uwavuze ngo, ukwiye gusuzuma neza niba ari abantu bagendera mu mucyo no mu rukundo, niba kandi ari abantu bashyize ubugingo bwabo mu Mana. Ugomba kwakira abameze batyo. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko mu itorero rya mbere abizera bari bafite umwuka wo kurobanura kurusha abizera bo mu itorero rya kino gihe. Birashoboka ko abizera ba kino gihe twaba dusobanukiye Bibiliya kurusha abizera bo mu itorero rya mbere, ariko ntabwo tubarusha umwuka bagiraga wo kurobanura, bakabasha kumenya umuntu w'Imana by'ukuri n'umuhakanyi. Ariko kandi Yohana avuga ko umuntu wese ukorera Imana by'ukuri agomba gushyigikirwa, kuko yaranditse ngo, kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Igihe Gayo yakiraga abigisha b'ukuri b'ijambo ry'Imana, yafatanyije nabo kwamamaza ijambo ry'Imana. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Reka noneho turebere hamwe ibyerekeranye n'umunyagitugu witwaga Diyoterefe. Gayo yabaye umwe mu bakristo beza cyane bo mu itorero rya mbere. Ushobora gutekereza ko abantu bose bo mu itorero rya mbere bari beza nka Gayo, ariko bose siko bari bameze. Tugeze noneho ku wundi mugabo witwaga Diyoterefe. Umva ibyo Yohana yamuvuzeho. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 9 haravuga ngo, hari icyo nandikiye itorero, ariko Diyoterefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Yohana yanditse ibitabo 5 by'isezerano rishya. Mu yandi magambo, navuga ko Yohana yanditse ibitabo bya Pentateuch by'isezerano rishya, nkuko na Mose yanditse ibitabo 5 cyangwa se Pentateuch by'isezerano rya kera. Yohana yanditse ubutumwa bwiza bwamwitiriwe, yandika igitabo cy'ibyahishuwe hamwe n'inzandiko z'eshatu nazo zamwitiriwe. Ibyo byose hamwe bikaba bibaye ibitabo 5. Urumva ko Yohana yanditse ibitabo bya Pentateuch by'isezerano rishya. Niba ari ukuri koko ko Yohana yanditse inzandiko ze nyuma yo kwandika ibyahishuwe,
uru rwandiko rwe rwa gatatu rwaba ariyo ndirimbo ye ya nyuma. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana rwanditswe ahagana mu mpera y'ikinyejana cya mbere, kandi icyo gihe abizera benshi binjijwe mu kuri kuzima no mu itorero. Dushobora kwibaza uko bahageze. Mbese twavuga ko bose bari basanzwe ari abantu beza? Bose se bari abantu bakunda Imana? Bose se bari abayoboke ba Kristo? Mu by'ukuri mu bizera ba kera harimo bamwe beza bameze nka Gayo. Harimo abantu bagira ishyaka bashobora guhagararira Imana muri byose. Ariko kandi hariho n'abandi bantu bameze nka Diyotirefe. Uyu Diyotirefe yari atandukanye cyane na Gayo. Ikintu cyarangaga Diyotirefe, yakundaga icyubahiro cyane. Gayo yari mwene data mwiza, naho Diyotirefe akaba umunyagitugu. Bivugwa ndetse ko yarwanyije cyane intumwa Yohana. Yohana yandikiye iri torero abasaba kugira umuco wo kwakira abigisha b'ukuri b'ubutumwa bwiza. Umwe muri abo bera b'Imana batazwi yitwaga Demeteriyo. Nyamara Diyotirefe yanze kwakira uyu Demeteriyo. Nk'uko nabivuze mbere, abakristo ba mbere bigishijwe kugira urugwiro. Petero yabivuzeho mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 4 ku murongo wa 9, aho yagize ati mutitotomba. Paulo nawe yabivuzeho mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Arongera kandi abivugaho mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 13 no muri Tito gice cya mbere ku murongo wa 8. Ntabwo mbizi niba Diyotirefe yari umuvugabutumwa cyangwa umukristo usanzwe muri iri torero Yohana yari yandikiye. Nyamara uyu mugabo Diyotirefe ntiyigeze yakira umuntu n'umwe mu bo Yohana yari yamwoherejeho. Impamvu nta yindi nuko yakundaga cyane icyubahiro. Intego ye kwari ugutegeka cyangwa gusenya. Yahisemo inzira ye atitaye ku ngaruka zari kuvamo. Ku murongo wa 8 w'urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, Yohana yaravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kwakira neza abameze batyo, kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Nshuti yanjye, uyu munsi abana b'Imana bagomba kugira umuco wo kwakira abavugabutumwa. Niba pastori wawe agira uwo muco wo kubakira, nawe ukwiye kumufasha. Uwo niwo wari umugenzo w'itorero rya mbere. Diyotirefe yari umugabo ukunda icyubahiro, wirata kandi utagira urugwiro. Yari wa muntu wakundaga ko umwakirana ibyubahiro byinshi. Uko niko Diyotirefe yari ameze. Yohana yashinjije Diyotirefe ibintu bigera kuri 5. Icya mbere, yarwaniye ubuyobozi bw'itorero. Icya kabiri, yanga kwakira Yohana. Icya gatatu, yandika ibirego abeshyera intumwa. Icya kane, Diyotirefe yanze kwakira abamisiyoneri bariho bamamaza ubutumwa mu gihugu cy'iwabo. Ari nacyo gituma yakundaga kubwiriza no kwigisha wenyine mu rusengero. Icya gatanu, nuko yirukanye abantu bose bakiranaga urugwiro abavugabutumwa. Mu yandi magambo, Diyotirefe yashakaga kuba umuyobozi ushimwa mu rusengero wenyine. Uwashakaga kumurwanya wese yabaga afite ibibazo. Nekereza kandi ko niba Diyotirefe yari umukristo usanzwe, ashobora kuba yarishyiraga hejuru ya pastori we, akumva ari we wategeka. Diyotirefe yari umuntu ushyira imbere ibitekerezo bye gusa, akaba umuntu wirarira kandi wikunda. Nekereza ko yari umuntu ushaka kwiyobora aho kureka umwuka wera ngo amuyobore. Yari wa muntu wumva ko yihagije kandi udakeneye bagenzi be. Yari umuntu wiyemera cyane. Yumvaga ko ari we wenyine wakwigisha akanabwiriza mu rusengero rwabo, ari nacyo cyatumye yanga kwakira abavugabutumwa bamuganaga bose. Nshuti yanjye, mu gihe ndi kuvuga kuri Diyotirefe, ndakeka uhise nawe umenya abandi bantu bameze kimwe nawe. Mu matorero menshi ya kino gihe hari abantu bameze nka Diyotirefe, abantu bashaka kuyobora itorero. Ntabwo ndi umushumba w'itorero, ariko ndavugisha ukuri kandi ndavuga ibiriho. Ntabwo ibyo ndi kuvuga ari teori, ahubwo ndavuga ibyo nabayemo mu myaka yose maze mu murimo w'Imana. Nahuye n'abantu benshi bakunda kuyobora itorero ndetse bakabirwanira. Ariko ndashima Imana kuko ntigeze ngirana ibibazo n'abantu bameze batyo. Gusa sinareka kuvuga ko abantu nk'aba basenya umurimo cyane. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko uyu munsi hari abantu benshi
bameze nka Diyotirefe bakunda ibyubahiro no gutegeka. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yacu. 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 Hari ikintu noneho ngiye kuvuga ntekereza ko gishobora kutaba cyiza. Hari abandi bantu bashobora kuba ingirakamaro ariko kandi bishimira kuyobora itorero. Bene aba bakunda guhagarara imbere y'abandi, kandi benshi muri aba babikunda nasanze ari n'abantu batanazi Bibiliya. Nasanze ari abantu badasobanukiwe ijambo ry'Imana, ariko bagakunda kuvuga cyane, ariko amakosa bavuga agatuma nubika umutwe kubera kugira isoni ziterwa n'ibyo baba bari kuvugira imbere y'abantu. Bene aba bantu kandi usanga byinshi bavuga atari ijambo ry'Imana, ugasanga barahusha intego y'ibyanditswe. Nyamara ukumva bibaza igituma itorero ryabo ritagira abantu, bakibaza igituma abantu batinjira mu itorero ryabo. Nyamara impamvu ibihari kandi numvikana. Ari kandi n'abandi bakunda guceceka mu itorero. Wibuke na Pawulo yuko yavuze ngo kandi mugire umwete wo gutuza. Ibyo wabisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike bice 4 ku murongo wa 11. Aho kwigisha urubyiruko kuvuga cyane, dukwiye kubigisha guceceka, kuko uyu munsi hari abakuru bakunda kuvuga cyane. Inshuti yanjye, ntabwo tugomba kuvuga mu iteraniro keretse mu gihe hari icyo dufite cyo kuvuga giturutse ku Mana. Abantu benshi basigaye bakunda guhagarara imbere y'iteraniro. Ntabwo mvuga ba Diyotirefe b'abagabo gusa, ahubwo hariho na ba Diyotirefe b'abagore mu itorero rya none. Inshuti yanjye, wanyemerera nkakubwira ko hari n'abantu batari bakwiye no kuririmba mu iteraniro, kuko bataririmba bagamije guhesha Imana icyubahiro, ahubwo usanga bahitamo indirimbo zidashobora gufasha mu iteraniro. Inshuti yanjye, ugomba kubanza guha Imana umutima wawe mbere y'uko uririmba cyangwa uvuga mu iteraniro. Abaririmbyi bamwe bakunda kubanza kuvuga mbere y'uko baririmba. Nyamara kenshi amagambo babanza kuvuga usanga yuzuyemo ubwirasi gusa. Aho batangira bavuga impamvu bagiye kuririmba iyo ndirimbo. Mbese kuki bumva bataririmba batarinze kuvuga? Niba indirimbo ifite ubutumwa runaka, ubwo butumwa burimo ni nabwo abantu baba bakeneye kumva nyine. Ndi kuvuga gutya nanjye nibwira. Nigeze kureba ahantu bakina filime, ngeraho ndarambirwa ndataha. Bitewe nuko bari bamaze gukina agace kamwe ka filime inshuro zigera kuri 15 bagasubiramo, kandi narinze ntaha bakiri kugasubiramo. Nuko ndiho ntaha ndatekereza nti, iyaba abantu b'Imana bakora cyane nk'uko, kugira ngo umurimo wose wo mu rusengero ukorwe neza, uheshe izina rya Kristo icyubahiro. Nshuti yanjye, gukorera Imana bisaba kubyitondera no guharanira kunezeza Umwami. Twese dukeneye gusuzuma imitima yacu, kabone n'abavuga butumwa. Kuki dukunda kuyobora? Kuki dukunda gutegeka? Kuki dukunda kuririmba twiharira? Kuki dukunda kumva twaba bakomeye?
Mbese ibyo dukora byose tuba tugamije guhesha Imana icyubahiro? Yego rwose, ndemera ko dukenera umuntu uyobora, dukenera umuntu uturirimbisha, dukenera umuntu wigisha ijambo ry'Imana. Benshi barakenewe kubw'umurimo w'Imana, ariko mbere yo kugira umurimo ukora, banza usuzume umutima wawe, utazisanga uri gukora nka Diyotirefe ugakunda kuba ukomeye mu bandi. Dr. Vernon McGee n'umugore we ngo bigeze kujya gusengera mu itorero McGee yasengeragamo kera. Nuko nyuma y'amateraniro umugore wa McGee atangira kubwira umugabo we ngo, wabonye ukuntu pastori wa hariya hantu akunda kuyobora? McGee asubiza umugore we ngo, yego nabibonye. Ati kandi nibaza impamvu ririya torero rikunda umuntu nk'uriya ukunda kuyobora byose. Ngo uwo mupastori ntiyakundaga gusa kuyobora, ahubwo ngo yaranagejeje itorero rye aharindimuka, kuko ryasaga n'iriri gusenyuka, abantu batakitabira amateraniro. Tubona noneho Yohana avuga ko agiye gushaka igisubizo kuri iki kibazo. Mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana ku murongo wa 10 aravuga ngo, nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko atuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza, akabaca mu itorero. Yohana yaranditse ngo nicyo gituma ubwo nzaza. Ntabwo ntekereza ko ijambo ubwo Yohana yavuze ririmo gushidikanya. Ku mpera y'uru rwandiko tubona ko Yohana yifuje kuza muri iri torero yariho yandikira, kandi abizeza ko vuba azaba hageze. Gusa ntituzi umunsi yagombaga kuziraho. Yohana yaravuze ngo ubwo nzaza. Mu yandi magambo bisobanura ngo hatagize igihinduka nzaza. Ariko icyifuzo cye nuko Yohana yagombaga kuza. Muri we yumvaga nta cyamubuza gusura aho muri iri torero yariho yandikira. Yaranditse kandi ngo nzabibutsa ibyo akora. Mu Bukristo ijambo ry'ingenzi ni ukuri, kuko ukuri niko kwerekana urukundo. Diyotirefe yakundaga icyubahiro, kandi iki ni kimwe mu biranga imirimo ya kamere, kuko imbuto z'umwuka ni uguca bugufi, ariko Diyotirefe we yari umunyagitugu. Inshuti yanjye, guca bugufi ntibisobanura gukandamizwa. Umuntu umwe niwe wavuze ngo guceceka bisa na zahabu, ariko kandi rimwe na rimwe bishobora gusa umuhondo. Byaba ari bibi niba harabuze abantu bagira inama Diyotirefe ku byo yakoraga. Mose afatwa nk'umuntu wacaga bugufi, ariko iyo yahagurukaga agiye kuvugana n'abana ba Isirayeli, ntabwo yabaga ari umuntu woroheje, kuko yavugiraga mu butware Imana yabaga yamuhaye. Umwami Yesu nawe yaraciye bugufi kandi yoroheje, ariko ntibyamubujije kwinjira mu rusengero akirukana abarucururizagamo. Numva navuga kuri iyi ngingo cyane kuko nzi neza ko atari benshi bajya bayivugaho. Niba hari umuntu ukunda icyubahiro, mugenzi we akwiye kumwegera akamubwira ati, mwene data, uriho urica ibintu, ntabwo ari byiza gukunda kuyobora buri mwanya. Ugomba guca bugufi rimwe na rimwe, kandi ukareka n'abandi bakavuga. Yohana nawe yaravuze ngo icyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora. Diyotirefe yagaragaje imyitwarire idakwiye uwizeye, ntabwo yabaye umunyakuri. Yohana yaravuze kandi ngo nuko atuvuga amagambo mabi. Diyotirefe yagerageje kurwanya intumwa, harimo na Yohana by'umwihariko. Yohana yaravuze ngo ninza nzavugana nawe, mubwire ko ibyo akora atari byiza. Nzababwira n'amagambo mabi uyu mugabo yatuvuzeho. Dr. Vernon McGee yigeze kuvuga ko hari umugabo wamusanze arira cyane, maze amusaba imbabazi kuko uyu mugabo yari yarandagaje McGee ahantu hose, agenda avuga ko Vernon McGee yasize urusengero rwabo mu mwenda. Nyamara McGee avuga ko nta torero na rimwe mu yo yakoreye yigeze asiga mu mwenda, ngo ahubwo iryo torero ry'uwo mugabo McGee yari avuyemo ryari rihagaze neza mu butunzi. Nyamara uwo mugabo na bagenzi be basebya McGee, banamukorera raporo mbi, berekana ko yasize itorero mu mwenda. McGee amaze guhura n'uwo mugabo wamusebyaga, yahise amubwira ngo ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi, ahubwo jya kuzisaba umwami Yesu. Nuko uwo mugabo abwira McGee ati, namaze gusaba Yesu imbabazi. McGee arongera amubwira ngo byaba byiza rero ugiye ugatanga raporo nyayo kandi y'ukuri
kubo wari warahaye raporo y'ibinyoma. Mu by'ukuri uyu mugabo yari yabaye nka Diyotirefe, yakunze kuyobora, akunda kugendera mu nzira ze, ariko nyuma aza guhinduka, ajya no mu rindi torero, aba umuyobozi mwiza w'itorero. Ibyo ni byiza cyane kuba yarahindukiye, ariko urumva ko yari yitwaye nka Diyotirefe. Yohana yaravuze kandi ngo nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza, akabaca mu itorero. Tekereza nawe ukuntu Diyotirefe yari ameze. Yirukanaga abantu bose bakiraga abavugabutumwa boherezwaga na Yohana. Mbega ibintu bibi uyu mugabo yakoraga. Nshuti yanjye, niba mu itorero ryawe harimo abantu bameze nka Diyotirefe, umenye neza ko riri hafi gusenyuka. Kandi mbabazwa nuko mu matorero menshi ya kino gihe harimo abantu benshi bameze nka ba Diyotirefe. Ubishatse wakwita Yohana intumwa y'urukundo, ariko umwami Yesu yamwise umwana w'inkuba. Ntekereza ko hari inkuba yakubise muri iri torero ubwo Yohana yahageraga, kuko yarivugiye ubwe ko azahangana na Diyotirefe. Birababaje kuba hari amatorero adashaka guhangana na ba Diyotirefe, kandi nibadahangana nawe nta kabuza bene ayo matorero azasenyuka. Ndiyo nsoza, reka nkugezeho incamake y'ibyo twaganiriye. Nakubwiye ko Diyotirefe yari umuntu ukunda icyubahiro no gutegeka, ndetse akanga kwakira abavugabutumwa boherezwaga na Yohana, bitandukanye n'uko Gayo yari ameze. Ibi byababaje Yohana, bituma agambirira gusura itorero ryo kwa Diyotirefe kugira ngo ahangane nawe, kuko ibyo Diyotirefe yakoraga bitari byiza. Imana idufashe kugira ngo tubashe kurwanya ba Diyotirefe bari mu matorero yacu badindiza umurimo w'Imana. Reka dusenge. Mana, ndagusaba ngo utureme umutima muzima wo kwakirana ubwuzu abakozi bawe, kuko tuzaba dufatanyije nabo mu kwamamaza ijambo ry'Imana, ngo abatarakumenya bakizwe. Bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka nzakubwira uburyo uwitwa Demeteriyo we yari atandukanye cyane na Diyotirefe, kuko we yaraciye bugufi, adakunda kwibonekeza, adaharanira kuyobora, ahubwo we agakora byose yiyoroheje. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bwufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti, ari rwo wa#ttb://tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda. Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
uraho neza inshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye uburyo Yohana yashimiye Gayo cyane kuko yamwumviseho ubuhamya bwiza buvuga ko yakira neza abigisha b'ukuri b'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uburyo Diyoterefe yari umuntu ukunda icyubahiro no gutegeka ndetse akanga kwakira abavugabutumwa boherezwaga na Yohana, bitandukanye n'uko Gayo yari ameze. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Imana iguhe umugisha kugera aho utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo waho wa 7 haravuga ngo kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu ari ntacyo batse abanyamahanga. Yohana yandikiye Gayo amubwira ngo aba bene data bagiye mu ivugabutumwa bizera umwami maze nawe urabakira. Nawe ukuri kandi nicyo cyatumye ubakira. Mu by'ukuri aba bavugabutumwa ba kera baritanze cyane kuko ntibakoze umurimo basaba imishahara, nta gihembo na kimwe babonaga, ahubwo bakoze umurimo bizera umwami maze amarembo arabafungukira, aho bageraga hose bakakirwa neza. Birumvikana ko hari abashoboraga kubakira abandi ntibabakire. Yohana yaranditse ngo ari ntacyo batse abanyamahanga. Nshuti yanjye, ubu ni ubundi buryo ushobora gusuzumamo umwigisha w'ukuri n'umwigisha utari uw'ukuri. Mbese ubwo ntiwaba uri gufasha abantu bagamije izindi nyungu zabo zo kwiteza imbere, cyangwa uri gufasha umurimo w'Imana ugamije gufasha abatishoboye? Yohana yavuze ko ababigisha b'ukuri b'ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe batse abanyamahanga cyangwa se abatizera. Mu yandi magambo, mu biganiro byacu bitambuka kuri radiyo tujya dukunda gusaba inkunga, ariko ndakubwiza ukuri ko nta nkunga dukeneye abatizera, ahubwo icyo tubakeneyeho gusa ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana. Twizera ko utizera ashobora kumva ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri Imana ntishobora guha umugisha umurimo utizera yatanzemo inkunga. Twizera ibyanditswe gusa kuko ari byo bikangurira abizeye kugira icyo batanze. Uko niko n'aba bavugabutumwa b'ukuri bagendaga mu ivugabutumwa ntihagire icyo basaba abanyamahanga, ntacyo basabaga abatizera. Ndabizi ko muri kano kanya hari uwakumva ibyo ndi kuvuga maze akabihakana yivuye inyuma, ariko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko nta hantu na hamwe ibyanditswe bivuga ko abatizera bagomba gutera inkunga umurimo w'Imana. Mu butayu tuzi ko isanduku y'Uwiteka yaterurwaga ku ntugu z'abatambyi. Abisirayeli ntibari no gutinyuka kuyishyira ku igare ry'ifarashi kuko Imana yari yaravuze ko abatambyi ari bo bazajya bayikorera ku ntugu zabo. Kandi abatambyi b'Imana uyu munsi ni abayizera bose. Buri mwizera wese ni umutambyi. Nicyo gituma uyu munsi jye nawe tugomba kwikorera umwami Yesu Kristo tukamugeza mu isi yose. Nuko rero ntabwo dusaba abatizera gutanga, ahubwo dusaba abizera ngo abe ari bo batanga, cyane cyane baba Kristo batizera gusa Kristo ngo birangiriraho, ahubwo banizera ko dukwiye kwamamaza ijambo ry'Imana. Reka mvuge nanone ko tutanakora amakosa mu gusaba inkunga bizera, kuko tuzi neza ko
ari bwo buryo nyine bwo kwikorera umurimo w'umwami Yesu. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 8 haravuga ngo, nicyo gituma dukwiriye kwakira neza abameze batyo, kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Mu yandi magambo, mu kwakira abigisha b'ukuri mu ngo zacu, tubafasha kandi tubashyigikira, bituma dufatanya nabo mu gukorera ukuri. Mu rwandiko rwa kabiri, Yohana yahanuye wa mugore watoranyijwe ngo ye kwakira abigisha b'ibinyoma, kuko kubikora yaba afatanyije nabo mu mirimo yabo mibi. Amagambo Yohana yabwiye uyu mugore ashobora gutuma bamwe bibeshya maze bakanga no kwakira abigisha b'ukuri. Nyamara Yohana yatangaga inama nziza ko dukwiye gusuzuma neza abatugana hato tutakira abigisha b'ibinyoma. Yohana asa n'uwavuze ngo ukwiye gusuzuma neza niba ari abantu bagendera mu mucyo no mu rukundo, niba kandi ari abantu bashyize ubugingo bwabo mu Mana. Ugomba kwakira abameze batyo. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko mu itorero rya mbere abizera bari bafite umwuka wo kurobanura kurusha abizera bo mu itorero rya kino gihe. Birashoboka ko abizera ba kino gihe twaba dusobanukiye Bibiliya kurusha abizera bo mu itorero rya mbere, ariko ntabwo tubarusha umwuka bagiraga wo kurobanura, bakabasha kumenya umuntu w'Imana by'ukuri n'umuhakanyi. Ariko kandi Yohana avuga ko umuntu wese ukorera Imana by'ukuri agomba gushyigikirwa, kuko yaranditse ngo kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Igihe Gayo yakiraga abigisha b'ukuri b'ijambo ry'Imana, yafatanyije nabo kwamamaza ijambo ry'Imana. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Reka noneho turebere hamwe ibyerekeranye n'umunyagitugu witwaga Diyoterefe. Gayo yabaye umwe mu bakristo beza cyane bo mu itorero rya mbere. Ushobora gutekereza ko abantu bose bo mu itorero rya mbere bari beza nka Gayo, ariko bose siko bari bameze. Tugeze noneho ku wundi mugabo witwaga Diyoterefe. Umva ibyo Yohana yamuvuzeho. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana ku murongo wa 9 haravuga ngo, hari icyo nandikiye itorero, ariko Diyoterefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Yohana yanditse ibitabo 5 by'isezerano rishya. Mu yandi magambo, navuga ko Yohana yanditse ibitabo bya Pentateuch by'isezerano rishya, nkuko na Mose yanditse ibitabo 5 cyangwa se Pentateuch by'isezerano rya kera. Yohana yanditse ubutumwa bwiza bwamwitiriwe, yandika igitabo cy'ibyahishuwe hamwe n'inzandiko ze3 nazo zamwitiriwe. Ibyo byose hamwe bikaba bibaye ibitabo 5. Urumva ko Yohana yanditse ibitabo bya Pentateuch by'isezerano rishya. Niba ari ukuri koko ko Yohana yanditse inzandiko ze nyuma yo kwandika ibyahishuwe, uru rwandiko rwe rwa gatatu rwaba ariyo ndirimbo ye ya nyuma. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana rwanditswe ahagana mu mpera y'ikinyejana cya mbere, kandi icyo gihe abizera benshi binjijwe mu kuri kuzima no mu itorero. Dushobora kwibaza uko bahageze. Mbese twavuga ko bose bari basanzwe ari abantu beza? Bose se bari abantu bakunda Imana?
bose se bari abayoboke ba Kristo? Mu by'ukuri mu bizera ba kera harimo bamwe beza bameze nka Gayo. Harimo abantu bagira ishyaka bashobora guhagararira Imana muri byose. Ariko kandi hariho n'abandi bantu bameze nka Diyotirefe. Uyu Diyotirefe yari atandukanye cyane na Gayo. Ikintu cyarangaga Diyotirefe, yakundaga icyubahiro cyane. Gayo yari mwene data mwiza, naho Diyotirefe akaba umunyagitugu. Bivugwa ndetse ko yarwanyije cyane intumwa Yohana. Yohana yandikiye iri torero abasaba kugira umuco wo kwakira abigisha b'ukuri b'ubutumwa bwiza. Umwe muri abo bera b'Imana batazwi yitwaga Demeteriyo. Nyamara Diyotirefe yanze kwakira uyu Demeteriyo. Nk'uko nabivuze mbere, abakristo ba mbere bigishijwe kugira urugwiro. Petero yabivuzeho mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 4 ku murongo wa 9, aho yagize ati mutitotomba. Paulo nawe yabivuzeho mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Arongera kandi abivugaho mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 13 no muri Tito gice cya mbere ku murongo wa 8. Ntabwo mbizi niba Diyotirefe yari umuvugabutumwa cyangwa umukristo usanzwe muri iri torero Yohana yari yandikiye. Nyamara uyu mugabo Diyotirefe ntiyigeze yakira umuntu n'umwe mu bo Yohana yari yamwoherejeho. Impamvu nta yindi nuko yakundaga cyane icyubahiro. Intego ye kwari ugutegeka cyangwa gusenya. Yahisemo inzira ye atitaye ku ngaruka zari kuvamo. Ku murongo wa 8 w'urwandiko rwa 3 rwa Yohana, Yohana yaravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kwakira neza abameze batyo kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Nshuti yanjye, uyu munsi abana b'Imana bagomba kugira umuco wo kwakira abavugabutumwa. Niba pastori wawe agira uwo muco wo kubakira, nawe ukwiye kumufasha. Uwo niwo wari umugenzo w'itorero rya mbere. Diyotirefe yari umugabo ukunda icyubahiro, wirata kandi utagira urugwiro. Yari wa muntu wakundaga ko umwakirana ibyubahiro byinshi. Uko niko Diyotirefe yari ameze. Yohana yashinjije Diyotirefe ibintu bigera kuri 5. Icya mbere, yarwaniye ubuyobozi bw'itorero. Icya kabiri, yanga kwakira Yohana. Icya gatatu, yandika ibirego abeshyera intumwa. Icya kane, Diyotirefe yanze kwakira abamisiyoneri bariho bamamaza ubutumwa mu gihugu cy'iwabo. Ari nacyo gituma yakundaga kubwiriza no kwigisha wenyine mu rusengero. Icya gatanu, nuko yirukanye abantu bose bakiranaga urugwiro abavugabutumwa. Mu yandi magambo, Diyotirefe yashakaga kuba umuyobozi ushimwa mu rusengero wenyine. Uwashakaga kumurwanya wese yabaga afite ibibazo. Nekereza kandi ko niba Diyotirefe yari umukristo usanzwe, ashobora kuba yarishyiraga hejuru ya pastori we, akumva ari we wategeka. Diyotirefe yari umuntu ushyira imbere ibitekerezo bye gusa, akaba umuntu wirarira kandi wikunda. Nekereza ko yari umuntu ushaka kwiyobora aho kureka umwuka wera ngo amuyobore. Yari wa muntu wumva ko yihagije kandi udakeneye bagenzi be. Yari umuntu wiyemera cyane. Yumvaga ko ari we wenyine wakwigisha akanabwiriza mu rusengero rwabo, ari nacyo cyatumye yanga kwakira abavugabutumwa bamuganaga bose. Nshuti yanjye, mu gihe ndi kuvuga kuri Diyotirefe, ndakeka uhise nawe umenya abandi bantu bameze kimwe nawe. Mu matorero menshi ya kino gihe hari abantu bameze nka Diyotirefe, abantu bashaka kuyobora itorero. Ntabwo ndi umushumba w'itorero, ariko ndavugisha ukuri kandi ndavuga ibiriho. Ntabwo ibyo ndi kuvuga ari teori, ahubwo ndavuga ibyo nabayemo mu myaka yose maze mu murimo w'Imana. Nahuye n'abantu benshi bakunda kuyobora itorero ndetse bakabirwanira, ariko ndashima Imana kuko ntigeze ngirana ibibazo n'abantu bameze batyo. Gusa sinareka kuvuga ko abantu nk'aba basenya umurimo cyane. Nshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko uyu munsi hari abantu benshi bameze nka Diyotirefe bakunda ibyubahiro no gutegeka. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo.
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Hari ikintu noneho ngiye kuvuga ntekereza ko gishobora kutaba cyiza. Hari abandi bantu bashobora kuba ingirakamaro ariko kandi bishimira kuyobora itorero. Bene aba bakunda guhagarara imbere y'abandi, kandi benshi muri aba babikunda nasanze ari n'abantu batanazi Bibiliya. Nasanze ari abantu badasobanukiwe ijambo ry'Imana, ariko bagakunda kuvuga cyane, ariko amakosa bavuga agatuma nubika umutwe kubera kugira isoni ziterwa n'ibyo baba bari kuvugira imbere y'abantu. Bene aba bantu kandi usanga byinshi bavuga atari ijambo ry'Imana, ugasanga barahusha intego y'ibyanditswe. Nyamara ukumva bibaza igituma itorero ryabo ritagira abantu, bakibaza igituma abantu batinjira mu itorero ryabo. Nyamara impamvu ibihari kandi numvikana. Ari kandi n'abandi bakunda guceceka mu itorero. Wibuke na Paulo yuko yavuze ngo kandi mugire umwete wo gutuza. Ibyo wabisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike bice 4 ku murongo wa 11. Aho kwigisha urubyiruko kuvuga cyane, dukwiye kubigisha guceceka, kuko uyu munsi hari abakuru bakunda kuvuga cyane. Inshuti yanjye, ntabwo tugomba kuvuga mu iteraniro keretse mu gihe hari icyo dufite cyo kuvuga giturutse ku Mana. Abantu benshi basigaye bakunda guhagarara imbere y'iteraniro. Ntabwo mvuga ba Diyotirefe b'abagabo gusa, ahubwo hariho na ba Diyotirefe b'abagore mu itorero rya none. Nshuti yanjye, wanyemerera nkakubwira ko hari n'abantu batari bakwiye no kuririmba mu iteraniro, kuko bataririmba bagamije guhesha Imana icyubahiro, ahubwo usanga bahitamo indirimbo zidashobora gufasha mu iteraniro. Nshuti yanjye, ugomba kubanza guha Imana umutima wawe mbere y'uko uririmba cyangwa uvuga mu iteraniro. Abaririmbyi bamwe bakunda kubanza kuvuga mbere y'uko baririmba. Nyamara kenshi amagambo babanza kuvuga usanga yuzuyemo ubwirasi gusa, aho batangira bavuga impamvu bagiye kuririmba iyo ndirimbo. Mbese kuki bumva bataririmba batarinze kuvuga? Niba indirimbo ifite ubutumwa runaka, ubwo butumwa burimo ni nabwo abantu baba bakeneye kumva nyine. Ndi kuvuga gutya nanjye nibwira. Nigeze kureba ahantu bakina filime, ngiraho ndarambirwa ndataha, bitewe nuko bari bamaze gukina agace kamwe ka filime inshuro zigera kuri 15 bagasubiramo, kandi narinze ntaha bakiri kugasubiramo. Nuko ndiho ntaha ndatekereza nti, iyaba abantu b'Imana bakora cyane nk'uko, kugira ngo umurimo wose wo mu rusengero ukorwe neza, uheshe izina rya Kristo icyubahiro. Nshuti yanjye, gukorera Imana bisaba kubyitondera no guharanira kunezeza Umwami. Twese dukeneye gusuzuma imitima yacu, kabone n'abavuga butumwa. Kuki dukunda kuyobora? Kuki dukunda gutegeka? Kuki dukunda kuririmba twiharira? Kuki dukunda kumva twaba bakomeye? Mbese ibyo dukora byose tuba tugamije guhesha Imana icyubahiro? Yego rwose, ndemera ko dukenera umuntu uyobora, dukenera umuntu uturirimbisha, dukenera umuntu wigisha ijambo ry'Imana. Benshi barakenewe kubw'umurimo w'Imana, ariko mbere yo kugira umurimo ukora, banza usuzume umutima wawe. Utazisanga uri gukora nka Diyotirefe, ugakunda kuba ukomeye mu bandi. Dr. Vernon McGee n'umugore we ngo bigeze kujya gusengera mu itorero McGee yasengeragamo kera.
Nuko nyuma y'amateraniro umugore wa Magi atangira kubwira umugabo we ngo, wabonye ukuntu pasitori wa hariya hantu akunda kuyobora? Magi asubiza umugore we ngo, yego nabibonye. Ati kandi nibaza impamvu ririya torero rikunda umuntu nk'uriya ukunda kuyobora byose. Ngo uwo mupasitori ntiyakundaga gusa kuyobora, ahubwo ngo yaranagejeje itorero rye aharindimuka, kuko ryasaga n'iriri gusenyuka, abantu batakitabira amateraniro. Tubona noneho Yohana avuga ko agiye gushaka igisubizo kuri iki kibazo. Mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana ku murongo wa 10 aravuga ngo, nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko atuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza, akabaca mu itorero. Yohana yaranditse ngo nicyo gituma ubwo nzaza. Ntabwo ntekereza ko ijambo ubwo Yohana yavuze ririmo gushidikanya. Ku mpera y'uru rwandiko tubona ko Yohana yifuje kuza muri iri torero yariho yandikira, kandi abizeza ko vuba azaba hageze. Gusa ntituzi umunsi yagombaga kuziraho. Yohana yaravuze ngo ubwo nzaza. Mu yandi magambo bisobanura ngo hatagize igihinduka nzaza. Ariko icyifuzo cye nuko Yohana yagombaga kuza. Muri we yumvaga nta cyamubuza gusura aho muri iri torero yariho yandikira. Yaranditse kandi ngo nzabibutsa ibyo akora. Mu Bukristo ijambo ry'ingenzi ni ukuri, kuko ukuri niko kwerekana urukundo. Diyotirefe yakundaga icyubahiro, kandi iki ni kimwe mu biranga imirimo ya kamere, kuko imbuto z'umwuka ni uguca bugufi. Ariko Diyotirefe we yari umunyagitugu. Inshuti yanjye, guca bugufi ntibisobanura gukandamizwa. Umuntu umwe niwe wavuze ngo guceceka bisa na zahabu, ariko kandi rimwe na rimwe bishobora gusa umuhondo. Byaba ari bibi niba harabuze abantu bagira inama Diyotirefe ku byo yakoraga. Mose afatwa nk'umuntu wacaga bugufi, ariko iyo yahagurukaga agiye kuvugana n'abana ba Isirayeli, ntabwo yabaga ari umuntu woroheje, kuko yavugiraga mu butware Imana yabaga yamuhaye. Umwami Yesu nawe yari aciye bugufi kandi yoroheje, ariko ntibyamubujije kwinjira mu rusengero akirukana abarucururizagamo. Numva navuga kuri iyi ngingo cyane kuko nzi neza ko atari benshi bajya bayivugaho. Niba hari umuntu ukunda icyubahiro, mugenzi we akwiye kumwegera akamubwira ati, mwene data, uriho urica ibintu, ntabwo ari byiza gukunda kuyobora buri mwanya. Ugomba guca bugufi rimwe na rimwe, kandi ukareka n'abandi bakavuga. Yohana nawe yaravuze ngo icyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora. Diyotirefe yagaragaje imyitwarire idakwiye uwizeye, ntabwo yabaye umunyakuri. Yohana yaravuze kandi ngo nuko atuvuga amagambo mabi. Diyotirefe yagerageje kurwanya intumwa, harimo na Yohana by'umwihariko. Yohana yaravuze ngo ninza nzavugana nawe, mubwire ko ibyo akora atari byiza. Nzababwira n'amagambo mabi uyu mugabo yatuvuzeho. Dr. Vernon Magi yigeze kuvuga ko hari umugabo wamusanze arira cyane, maze amusaba imbabazi kuko uyu mugabo yari yarandagaje Magi ahantu hose, agenda avuga ko Vernon Magi yasize urusengero rwabo mu mwenda. Nyamara Magi avuga ko nta torero na rimwe mu yo yakoreye yigeze asiga mu mwenda, ngo ahubwo iryo torero ry'uwo mugabo Magi yari avuyemo ryari rihagaze neza mu butunzi. Nyamara uwo mugabo na bagenzi be basebya Magi, banamukorera raporo mbi, berekana ko yasize itorero mu mwenda. Magi amaze guhura n'uwo mugabo wamusebyaga, yahise amubwira ngo ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi, ahubwo jya kuzisaba umwami Yesu. Nuko uwo mugabo abwira Magi ati, namaze gusaba Yesu imbabazi. Magi arongera amubwira ngo byaba byiza rero ugiye ugatanga raporo nyayo kandi y'ukuri, kubo wari warahaye raporo y'ibinyoma. Mu by'ukuri uyu mugabo yari yabaye nka Diyotirefe, yakunze kuyobora, akunda kugendera mu nzira ze, ariko nyuma aza guhinduka, ajya no mu rindi torero, aba umuyobozi mwiza w'itorero. Ibyo ni byiza cyane kuba yarahindukiye, ariko urumva ko yari yitwaye nka Diyotirefe. Yohana yaravuze kandi ngo nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza,
akabaca mu itorero. Tekereza nawe ukuntu Diyotirefe yari ameze. Yirukanaga abantu bose bakiraga abavugabutumwa boherezwaga na Yohana. Mbega ibintu bibi uyu mugabo yakoraga. Nshuti yanjye, niba mu itorero ryawe harimo abantu bameze nka Diyotirefe, umenye neza ko riri hafi gusenyuka. Kandi mbabazwa nuko mu matorero menshi ya kino gihe harimo abantu benshi bameze nka ba Diyotirefe. Ubishatse wakwita Yohana intumwa y'urukundo, ariko umwami Yesu yamwise umwana w'inkuba. Ntekereza ko hari inkuba yakubise muri iri torero ubwo Yohana yahageraga, kuko yarivugiye ubwe ko azahangana na Diyotirefe. Birababaje kuba hari amatorero adashaka guhangana na ba Diyotirefe, kandi nibadahangana nawe nta kabuza bene ayo matorero azasenyuka. Ndiyo nsoza, reka nkugezeho incamake y'ibyo twaganiriye. Nakubwiye ko Diyotirefe yari umuntu ukunda icyubahiro no gutegeka, ndetse akanga kwakira abavugabutumwa boherezwaga na Yohana, bitandukanye n'uko Gayo yari ameze. Ibi byababaje Yohana, bituma agambirira gusura itorero ryo kwa Diyotirefe kugira ngo ahangane nawe, kuko ibyo Diyotirefe yakoraga bitari byiza. Imana idufashe kugira ngo tubashe kurwanya ba Diyotirefe bari mu matorero yacu badindiza umurimo w'Imana. Reka dusenge. Mana, ndagusaba ngo utureme umutima muzima wo kwakirana ubwuzu abakozi bawe, kuko tuzaba dufatanyije nabo mu kwamamaza ijambo ry'Imana ngo abatarakumenya bakizwe. Bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka nzakubwira uburyo uwitwa Demeteriyo we yari atandukanye cyane na Diyotirefe, kuko we yaraciye bugufi, adakunda kwibonekeza, adaharanira kuyobora, ahubwo we agakora byose yiyoroheje. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa@tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.